Imana ikijije etaeni wowe haguka wowe nyuma yawe wowe fata kunda yawe hanga kiganza cy'amakuru kiri ku mutima hanga gutyo baguye musa abadayimoni bari ku buzima bwanjye barasohoka baragiye umutima ndawukize mu nda ndahakize umutwe ndabikize mu izina ryanjye mu izina ryanjye mu izina ryanjye mu izina ryanjye ndabona imbaraga y'Imana yo gukiza umutima ndabona imbaraga y'Imana etaeni ikiza umutima ndabona imbaraga y'Imana igukiza mu nda ndabona imbaraga y'Imana ibwira ziragiye mu izina ryanjye nta kibazo cyane. Serikali yari mu biganza byawe etaeni Imana yarifashe yikaba mu izina ryanjye rya Yesu ahantu yashyize ubuzima mu izina ryanjye rya Yesu akira kubaho akira guseka akira kuba neza akira icyubahiro cy'Imana akira kwambara akira kurya akira amafaranga mu izina ryanjye rya Yesu kubera ko arashaka cyane. Etaeni nubwo Imana imbwira ngo humura iri kumwe nawe yakoze imirimo iracyayikora Imana irakumanurira Imana ikurageye Imana ikwambitse Imana ikwishyura amadeni Imana ikugaburira mu izina ryanjye rya Yesu Imana iravuga humura ikirere giteye Imana igutwara mu izina ryanjye rya Yesu twikomere abakimana. Imana imbogeye nawe ngo niwe musitari arimo arasaba umuntu wawe arimo arasaba kurwara hakere ko arasaba ariko Imana imbogeye nawe aya magambo ngo nikubwire ngo imigambi y'abantu n'abagome